nk'uko mubibona imodoka ya RIB izanye, ishobora kuba ariyo izanye Kazungu Denis. Ni detail van ya RIB kigo, nibwo yinjiye ku isaha ya saa 10:05 nibwo imodoka ihageze. Kuva saa 8 twari turi ku rukiko dutegereje ko Kazungu Denis, uyu mugabo wahuruje imbaga y'abantu benshi bategereje ko ahagera. Ubu ngubu turahagaze dutegereje ko Kazungu Denis ava mu modoka. Turategereje Kazungu Denis avuye mu modoka, abaturage bari kumureba, yipfutse mu maso nk'uko mubibona. Kazungu Denis aje mu mwambaro wa orange, umupira wa orange wa Nike, ipantaro y'igitaka nk'ibisanzwe. Ubu arahageze, ageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Araza agaragara aseka, aragaragara aseka rwose nta kibazo nk'uko bisanzwe. Urebye Kazungu, ubona Kazungu nguwo amaze gusomerwa, akatiwe iminsi 30 y'agateganyo uyu munsi, kuko ingingo zose basanze zimuhama. Ahanishijwe, arafashwe, asubijwe mu modoka yamuzanye. Imodoka irakijwe, Kazungu ajyanywe, asubijwe kuri sitasiyo ya RIB kugira ngo ategereze kuza kujyanwa kuri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere. Nk'uko mubibona ahangaha hari umubyeyi papa, bimeze bite hano? Urabona ko abantu bahemukiwe na Kazungu barababaye, bafite agahinda kenshi cyane. Ubona ko imiryango iri hano rwose yahemukiwe n'uyu Kazungu Denis, bafite agahinda kenshi, amarira arazenga mu maso, aratemba ku matama yabo. Urabona ko ni ibintu bibabaje, ndetse bibabaje cyane. Ni ibintu bibabaje cyane, ariko twizeye ko ubutabera bw'u Rwanda buzagira icyo bukora kuri ibi byaha Kazungu Denis akurikiranyweho, agahanwa koko kandi bikwiye by'intangarugero. Nicegera urukiko, ariko basoma ibyaha 10 byose bavuga ko Kazungu abyemera. Uko kubyemera rero bigaragaye yuko yakoze ibyaha bikomeye cyane. Hanyuma urukiko, umucamanza cyangwa perezida w'urukiko waburanishije urubanza yemeje ko yanzuye ko Kazungu afunga iminsi 30 y'agateganyo kandi agafungirwa muri gereza nkuru ya Kigali. Ubwo ni ukuvuga ngo ni Mageragere, nta yindi gereza nkuru ya Kigali dufite mu mujyi wa Kigali. Ni icyemezo kigushimisha se wowe? Ntabwo none se nkubwiye ngo ndanezerewe, ntabwo nezerewe, urumva, ntabwo nezerewe kubw'ibyo Kazungu yakoze. Rero Kazungu, Bibiliya avuga ngo mbese urashaka kudatinya umutware, kora ibyiza. Urashaka gutinya umutware, kora ibyaha. Nuvuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani. Kazungu rero ni uwa Satani. Ubu rero nagera i Mageragere, hari igihe azaryama ahindukira atekereze, yumva ahantu hari, yibaza atari ku bundi hano mpari kubera iki. Hanyuma icyo gihe rero ntabwo tubizi ngo bizagenda bite, ariko kandi
umucamanza ashoje avuga ko Kazungu yababwiye ngo umupira nibareba nabi uzabarengana uzabacika n'umucamanza arabivuze hariya bivuze ko umucamanza rero yitwaye neza mu igora oya mucamanza mu yandi magambo umupira ufashe neza kuko Kazungu yavuze ngo nimureba nabo umupira uzabacika kubacika rero buriya Kazungu akaba ava mu modoka aribo hano agataca mu myanya y'intoki abana agacomoka akagenda sorry ndifuza rero ko muri aka kanya buri munyarwanda wese akwiye kugira umuco kubaha icyo bita amategeko umuntu wese agomba kubaha amategeko akubaha mugenzi we ni umusore w'Ijeya ntabwo ari umuntu woroshye ariko uko biri kose hano hari abana bize ikintu bita korobase b'abapolisi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yego afite uburenganzira bwo kujurira mu minsi 5 urumva yajurira icyemezo cyangwa yakirenze hano mu rundi ruhande nta Kazungu ntabwo afite ikintu yajurira hano kubera yuko ahubwo Kazungu kubwe ngira ngo aravuga ati ibyo byose ahubwo giye ni mu njyaniho burundu ibyo kujurira no kuburana kurabona Kazungu ntabwo afite ibyo kubwira urukiko yego abantu bakavuga bati twebwe tumufashe twamwica urubozo wumvamo bamwe bavuga ati twamushwanyaguza andi bati yagenda acibwa akaboko akaganza we nka pasiteri wumva niba yarakoze icyaha kiremereye nka kuriya we wumva yahabwa icyegeranyo y'abazaba yewe nka pasiteri bati ijisho rihorerwa irindi akazi kanjye nka pasiteri ni ukumusanga amageragere mu banyabyaha bagenzi be nkajya kwigisha hari icyo Rwanda hari ikigo gishinzwe gusanga abagororwa cyangwa abagororwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakabigisha bakabigisha iyobokamana bakabemeza bakababwira ko bakoze ibyaha ijambo ry'Imana rikabemeza ariko kandi ntabwo navuguruza icyo amategeko ateganya urakoze cyane kuro murakoze cyane namwe uyu numwe arufitanye ubukwe na Kazungu uyu numwe Kazungu we yabeshye ubukwe ngo bw'ikinyoma bari kuzakorana ubukwe bari bafitanye ubukwe yane ubukwe bw'ikinyoma ubukwe bw'ikinyoma none se yari yaje gusabana nakwa cyangwa yafashe irembo yashakaga yari turufu yo kugira ngo mbone nyine abone nanjye ukunanyica yambeshyaga ko tujya gukoresha invitation nagiye ari ku cyumweru ku wa kabiri nanjye aribwo nari gusubirayo nekereza aribwo yari kunyica wa kabiri wari gusubirayo gukora iki nari gusubirayo ngo njyanye mu murenge nyine ngo tuye kwandikisha urukiko niye mpamvu yatumye udasubirayo uwo munsi wo kwa kabiri impamvu nasubiyeyo nuko twageze mu nzira merekeje mu gihe tugeze ahantu dutegera tugahura n'umumama nazi akambwira ngo uriya mugabo ngo ikintu ambwira icyo ari cyo cyose nawe kucyemera n'umwesikoro bigatuma ngira amakenga n'ukuntu yashakaga kubyihutisha nanamubaza niko tutari kuri revo imwe ko mbona ko hari abandi bantu bari kuri revo yawe kuki akambwira ko nyine adashaka abanyakigali kubera ko bakunda ubuzima buri hayi buri hejuru cyane kandi we yaratangiye ubuzima akiri umwana aguteguza ubukwe ugereranyije hari hashize igihe kingana gite muhuye wowe uhuye nawe ndakeka ari nk'ukwezi ahari gutyo ariko twahuriraga ahantu ariko njye namusuye rimwe mwahuriraga ahantu yego muri kantine umusura rimwe urataha uyu munsi umaze kumva na nyuma umaze kumva inkuru ya Kazungu ko yafashwe yisha abantu watekereje iki nk'umuntu wahuye nawe akanamusura iwe nashimye Imana cyane kuko nanjye natekereje ko nari kuba muri uriya mubare ariko nekereza ngiye kubera ko niba abandi yarabishe muri uyu mwaka ngiyewe twamenyanye mu mpera z'umwaka ushize 2022 mu kwezi kwa 7 nyeka nanjye ari njye yarahereyeho mwamenyanye 2022 mu kwezi kwa 7 ubukwe bwari kuba mu kwezi kwa 9 yego ngo kuri 17 kwa 9 okay iyo utekereje ko wacitse avuga kurokoka wagomba kwitwa na Kazungu ko ukeza kutari kugera iwe ngo ngukire wumva wabwira iki Imana shima Imana cyane 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 n'abantu bakomeza kusengera nkababwira Imana ibaha umugisha mwarakoze cyane kandi mujye mukomeza munansengere murakoze cyane namwe murakoze